Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze bakunzi ba Dream Zone TV show. Nizera ko mumeze neza aho mugiye muherereye hose. Ngiye muri kugenda mwumva nitwa Aizo w'u Rwanda. Ubwo rero mbahaye ikaze mwebwe mwese muri mu Rwanda ndetse no hakurya y'imbibi z'u Rwanda, mwese muhawe ikaze cyane hano kuri Dream Zone TV show, kugira ngo bikomeze kuba byagenda neza cyane kandi Imana ikomeze bafashe inabarinde cyane. Uyu munsi ndagarutse ngo tuganire ku nzozi mugenda murota nkuko mumaze kubimenyera hano kuri Dream Zone TV show. Abantu benshi bakunda kurota ibintu bitangaje ariko ntibamenye icyo bishatse kuba byasobanura. Ese nawe wigeze kurota amagi y'inkoko? Izo nzozi zari zimeze gute? Ayo magi wabonaga ari menshi? Wabonaga yaramenetse se? Wabonaga si ari amagi ameze neza kandi asa neza? Ahubwo se warutse uyafashe mu ntoki cyangwa ko hari kuyareba gusa? Ibi ndetse n'ibindi kwibaza kuri izi nzozi ndahari ngo mbigufashemo ubisobanukirwe neza cyane. Iyi ni Dream Zone TV show, nawe njyewe ndi Aizo w'u Rwanda. Izi nzozi zifite ibisobanuro byinshi bigiye bitandukanye bishobora kuba bifitanye isano n'amahirwe, ubuzima bushya, amafaranga cyangwa se imigisha ikugenewe. Uyu munsi kuri Dream Zone TV show tugiye gusobanura neza cyane icyo kurota amagi y'inkoko bishatse kuba byavuga, kandi ushobora gusangamo ubutumwa bukureba. Rero kino kiganiro kugeza kigeze ku musozo kugira ngo ubashe kumva byinshi bitandukanye utaruzi. Reka turebere hamwe mu gice cya mbere. Mbere na mbere reka tubanza tumenye ngo ese amagi asobanura iki mu nzozi. Ese wowe urabizi? Niba utabizi reka mbigusobanurire. Amagi y'inkoko ni ikimenyetso cy'ubuzima bushya, amahirwe ndetse n'iterambere. Mu buzima busanzwe igiribamo umwana w'inkoko ugenda ukura kugeza igihe uviriyemo. Ni nayo mpamvu mu nzozi amagi akenshi asobanura ikintu kiri gukura buhoro buhoro mu buzima bwawe. Bishobora kuba nk'umugisha, amafaranga, akazi gashya, urukundo cyangwa se umushinga mushya ushaka kuba wakwinjiramo. Iyo umuntu arota amagi meza kandi asa neza, akenshi biba bivuga ko hari amahirwe ari kumwegera. Agira ahangaha reka nongere nibutse wowe mushyashya ko wakanda subscribe hano kuri Dream Zone TV show, ndetse nawe umusangwa ukareba ko wamaze kuba wayikanda kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza cyane, kuko iyo bikanze nanjye biramfasha cyane, bigatuma nkomeza kugenda bahereza ibiganiro byinshi kandi byiza cyane. Kandi nabwo ukanda subscribe ibiganiro bikugeraho bikiri bishyashya, nkimara kuyishyiraho uhita ukibona. Urumva ni byiza cyo gukanda subscribe, nyamuneka yikande twikomereze. Reka tujye ku gice cya kabiri. Mu gice cya kabiri reka turebere hamwe kurota amagi menshi cyangwa se iyo urose amagi menshi. Niba urota amagi menshi cyane bishobora kuba byasobanura uburumbuke ndetse n'umusaruro. Hari igihe umuntu akora ibintu byinshi ariko umusaruro ukaza nyuma. Izo nzozi rero zishobora kukubwira ko igihe cyo gusarura kiri hafi cyane. Ku bantu bakora ubucuruzi runaka, izi nzozi ni iz'umugisha cyane kuri bo. Ariko kandi kurota amagi menshi bishobora no kuba byakwibutsa ko ugomba kwitonda no kubungabunga ibyo ufite, kuko igi ni ikintu cyoroshye kuba cyameneka cyangwa se cyakwangirika. Ibyo byo ndakeka mwese mubizi cyane. Inzozi nk'izi ngizi nyine abantu bagenda bazirota mu buryo bugiye butandukanye. Umuntu akarota inzozi z'amagi ariko mu buryo bwe cyangwa se mu buryo bugiye butandukanye. Biba byiza cyane iyo uje hano kuri Dream Zone TV show ukandika muri comment ukatubwira cyangwa se ukadusangiza uko inzozi zawe zakugendekeye, tukabasha kuba twagenda tugusobanurira cyane. Cyangwa se ukaba wanyandikira kuri WhatsApp yanjye, ndaza kubahereza ikiganiro nikigera ku musozo ubashe kuba wanyandikira. Gusa iyo nyandikiye kuri WhatsApp tugira uko tubigenza, kuko umva ko ari mu buryo bwa private cyangwa se mu buryo butari rusange. Rero reka dukomeze tugenda no ku gice cyacu cya gatatu kugira ngo dukomeze kuba twasobanukirwa izi nzozi zo kurota amagi cyangwa se amagi y'inkoko. Noneho turebere hamwe kurota amagi yamenetse byo bishatse kuba byavuga iki. Tumaze kurebera hamwe iyo urose amagi meza kandi asa neza, iyo urose amagi menshi. Noneho reka turebere hamwe ku gice cya gatatu kurota amagi yamenetse cyangwa se yangiritse. Akenshi biba bifitanye isano no gutakaza amahirwe cyangwa se kuba wagira impungenge. Bishobora gusobanura gahunda itagenda neza, abantu baguca intege cyangwa se n'ibindi bintu byose byerekeranye n'igihombo. Hari n'igihe kandi biba bivuga ubwoba bwo gutangira ikintu runaka, ikintu gishya mu buzima bwawe kubera gutinya kuba watsindwa. Ese kuko warabirose? Uze kunsubiza muri comment. Ikindi ukwiye kumva kandi ukaba wakwitondera, ntabwo buri gihe biba ari bibi. Hari igihe igi imeneka cyangwa se amagi ameneka kugira ngo havemo ubuzima bushya. Ibyo bishobora kukwereka ko hari impinduka zikomeye zigiye kuba zaba mu buzima bwawe.
kandi byo murabizi ko iyo kugira ngo agashwi cyangwa se akana k'inkoko kave mu igi bisaba ko rimeneka. Kiriya gihe iyo rimenetse ntabwo biba ari mu buryo bubi, ahubwo ni ukugira ngo iyo nkoko nayo ikuze umuryango. Muri make birumvikana ko igi riba rimenetse mu gihe cyaryo. Rero igihe cyose uroza amagi yamenetse ntabwo ariko biba ari bibi, ahubwo biterwa n'uburyo byakugendekeye muri izo nzozi. Rero nukomeza kureba kino kiganiro cyose biragufasha kuba wasobanukirwa neza cyane inzozi zose zijyanye no kurota amagi. Reka nongere mwibutse ko iyi ngiyi uri kugenda ureberaho kino kiganiro ari Dream Zone TV show, naho njyewe ubikugezaho nkanabitegura nitwa Aizo w'i Rwanda. Rero niba ukunda kumva no kumenya ibisobanuro by'inzozi, ni byiza ko wakanda subscribe kugira ngo igihe dukoze ikiganiro ujye ubasha kuba wakibona mu bantu ba mbere kitari cyaba umuranzi. Rero reka dukomeze tugenda no ku gice cyacu cya kane kugira ngo dukomeze kugenda dusobanukirwa neza cyane. Turebere hamwe noneho kurota ufite cyangwa se utwaye amagi. Ese iyo urose uyafite cyangwa se uyatwaye ibyo bishatse kuba byavuga iki? Nabyo reka tubirebere hamwe. Iyo urose ufite amagi mu ntoki cyangwa se uyatwaye witonze, ibi bishobora kuba byasobanura ko hari ikintu cy'agaciro uri kugenda ubungabunga. Ibyo bishobora kuba inzozi zawe, impano ufite, relationship cyangwa se amafaranga uri kwizigamira gake gake. Iyo yatwaye witonze bishatse kuba byavuga ko ugomba gukomeza kwitwararika mu byo ukora byose kugira ngo utangiriza amahirwe yawe. Gusa nanone niba urose ayo magi uyakubise hasi akameneka, bishobora kukuburira ko ukwiye kwitondera abantu cyangwa se ibyemezo ushobora gufata nabi cyangwa se mu buryo budasobanutse. Nibutsa ko buri kintu cyose ubonye cyangwa se buri kimenyetso cyose ubonye mu nzozi kiba gifite igisobanuro cyacyo. Rero nko mu gihe wenda munyandikira mu ibyo mwarose, bisaba ko buri kimwe cyose ukinsobanurira neza cyane kugira ngo nanjye bibashe kuba byagenda bimfasha kuba naguhereza ubusobanuro bwimbitse kandi bwuzuye neza cyane nk'uko bikwiriye. Dukomeje kwihuta cyane, reka tugere ku gice cya gatanu turebere hamwe ubutumwa bukuru bw'izi nzozi. Muri rusange kurota amagi y'inkoko ni ikimenyetso cyiza cyane, biba bikubwira ko hari ikintu kiri gukura mu buzima bwawe, nubwo wenda uba utarabona umusaruro wacyo ako kanya. Izi nzozi ziguhamagarira kwihangana, gukomeza gukora cyane no kwizera urugendo rwawe. Hari n'abantu bajya bacika intege mbere y'uko amahirwe yabo aza, nk'uko umwana w'inkoko adahita avamo uwo munsi cyangwa se avamo ako kanya, ni nako hari n'imigisha itinda kuba yatugeraho ariko n'ubundi ikaba itugenewe. Ngana ku musozo, niba warigeze kurota inzozi nk'izi ngizi, ni byiza ko wakandika muri comment ukadusangiza ubwo buhamya, ugakanda like ndetse ugasharinga inshuti zawe cyangwa se bagenzi bawe kino kiganiro kugira ngo nabo babashe kuba bamenya byinshi bigiye bitandukanye kuri izi nzozi, tugakomeza kugenda tubana neza cyane. Kanda subscribe ukore buri kimwe cyose hano kuri Dream Zone TV show, nawe njyewe ndi Aizo w'i Rwanda. Reka duhure ubutaha mu kindi kiganiro cyiza cyane nzabagezaho. Imana barinde kandi ibishimire.